ubwo ndabimenye nakaraka mwana ayo wana byadanje yabaho ndamugira inama rero amake cyangwa igitekerezo cyangwa azi ubwenge aritwararitse arabahunze arabazi na kandi hari ahantu ugera baguseka dusuza wa muntu watanze comment agatumubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe nakabeza kagarara nuko kiba kimeze se ndamwana wawe ya nindirimbo Iwan ibintu byo kuvuga ngo abantu nago kazafatwa oji amako kimuhaye kino gikombe iki gikombe nuko kagarara numvishe n'amamorozana hano ma ntagakine n'ibintu umuntu anakuremeye unashoje bakijana mu nyumba ibi bintu ntugakire nabyo kuko ntabwo amaji uramuremeye woje urya ibiboro ntabwo bizi umva gadi ajyana big motivation impamvu mba nkubwiye ibyo bintu nuko nigeze kunyura mu buzima bw'abantu bakambwira ko bitazemera man aywa noneho ababimbwiye benshi icyo gikombe narakira ariko iki Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. sinavuga mu ishuri wari umuswa sha akantu k'amashuri mbe tukareba nyine nta kibazo njye navuye mu ishuri 2004 cyangwa umukanishi kuri imodoka z'abantu bagenda mu modoka yapfuye itari nzima nasi naguze umudokiteri wabwiye umuntu ngo ntukanywe itabi nikotine nimbi arangije kumupima gasohoka hanze kubanza kunywa sigara none se bigenda bite inzi n'ibigome cyo ki oya ni nkuko birakubwiye ni nkuko nyine uruganda rukora itabi ariko nyuma rukandikaho ngo itabi ni ribi kandi barangiza bakarinywa byanditseho byanditseho ati birica ubuzima bwawe none harimo handitseho no kuvuga ngo byose ntituzi ko arikora ari mbisi none hari bimwe na bimwe nyine kubera ko ntago ari mbe biterwa n'ingano se iyo ni karitoma n'ibiki amanicaye muri mawobo ariko yica muri mawobo mbona umuntu bavuga ati cyakoze mbonye umuntu kubera icyo warumbaje icyo kibazo gato ukubera amafaranga usanze wawe ndi kuya tekinika se oya nawe ukora firigo ko nta firigo ariko ntago ari ngombwa ko umuntu w'umudokiteri wese aba arwaye naho se biri byo gukora firigo si mu ndirimbo gukora firigo si mu ndirimbo reka bira byo gukora firigo si mu ndirimbo ra wese amatara ubonye bigenze gusa nyine aya matara abona no gusudiranye no kugenda no kongikanye none uriya muntu atuzana ibintu bakatuvuga ngo firigo yarapfuye kandi ubinaha none se ntago abantu bapfa umuntu akajya kugura isanduku mu gakinjiro ajya mu gakinjiro ko se wayikoze ntago biterwa n'ibiciro none se niba batambwe tekereza ko ari wamenye ko yapfuye ntabyo narinze kuko njye nywa B1 gin ntago njya nywa ibyo bintu bikonjeje kandi B1 gin ntago ajya muri firigo wapi ubwo ndabimenye nakaraka mwana ayo wana byadanje ahubwo imari rubana agiye kugarukana amazi niye nama ubugira ubuzima wagira amabondo nakagarara bakubumwe oya kagarara we nta nama akeneye kabisa akeneye iki kagarara akeneye ntuvuga amasengesho nta n'inyunganizi nta n'ikintu oya kagarara we ubona umuntu uri intellectuel mu mutwe nta n'ikintu ahubwo yayitugira oya nta muntu utagirwa inama oya ari inama nka zira wari uri kumugira kare zifite ahantu zihuriye n'iyo nda ukumva ko kera amaji kuki bavuga ngo perezida wa repubulika cyangwa perezida wa amerika agira abajyanama zababaza ibyo ndabizi none se kucyumva nyine ko nta nama wamugira oya ariko ntago ndi umujyanama we ngoye nk'akantu gato basi oya kuko urabona aje mu muziki oya yaje mu muziki vuba arimo gukora indirimbo ni umuraperi mwiza ariko oya ntago twabyanze ariko no mubwira ukuntu yakwitwara muri industry nyine oya kubera ko ngenzi ukuntu ameze ikintu namubwira cya mbere ikintu cyitwa iranjyana ukora ni injyana itavugwaho rumwe n'abantu benshi ibyo ndabizi ako kantu nimba ukazi rero ibyo bayishinja ukaba ubizi hamwe cyangwa gumemo neza kandi abizi nuvuga ngo hip hop ikintu bayishinja cyane nuko abantu bakoresha drugs
ntabwo waba ukoresha ibiyobyabwenge mani ngo ujye kwiga muri kaminuza ngo ugumemo ukomeze ukore kandi noneho ukomeze ufokasinge kuri future yawe. Biragoye man. Biragoye. Rero nubwo bavuga ngo umukobwa bumwe batukisha hose, rero baradutukishije no kwihangana nta kindi nakubwira. Ariko ikintu cya mbere man cyo mba nzi wenda ngo ntituzi ngo umunsi ni ryari cyangwa se wenda igihe kizaba iki ngiki. Ariko urumva hari icyizere ko icyo gihe gishobora kuzagera uko byasa kose. Nuko nzi neza yuko niyo umuntu yagwa akavunika ivi aba ari icyizere yuko ashobora kongera akagenda. Nubwo agenda gato ntabwo ahaguruka ngo ahita agenda fresh nyine nk'abantu bazima, aracumbagira gake akazirikaho n'amabande urumva n'imbaga akayifata, ariko bikazara igihe agakira mana akaba umuntu muzima n'uwo agasubira mu buzima busanzwe. Ariko one day nzi neza yuko igihe isa n'isa bundi bombi zaturika niga. Ejo bundi nakoze ikiganiro mvuga ikintu cyitwa victim. Rana nk'ibi narindi gukora by'amatara. Hari igihe umubyeyi ubundi muri ibi bintu bya installation abamo cyo bita phase na netre. Phase netre ni insinga ebyiri. Iyo rero zihuye ziturika zigakora icyo bita kurusirikwi. Ariko iyo zidashaka guhura zo zibijyana mu itara, itara rikaba victim. Bivuze ngo ibitara kuba ryaka ni ukuduha urumuri, ariko niziriya nsinga zashatse guhura itara riritambira biraka. Noneho hakaba ikindi kintu cyitwa misarateur cyangwa se umurinda nkuba, n'urundi rutsinga rwa gatatu rumeze nk'umwunzi cyangwa se nk'umuntu ukumira ibi bintu byo kugira ngo abantu bakuzanyaho. Mbivugiye iki? Hari igihe ababyeyi bagirana ikibazo umwana akabigiriramo ya victim ya. Rero iri tara uri kubona ni victime y'iki yizi nsinga. Rero hari igihe rero bahita bavuga ngo umuntu yashiriri cyangwa itara ryashiriri. Ni ngo uricanye ku manywa uricanye nijoro nyine mwirirwa muri bombori itara rigeraho igashirira. Icyo mukora muzana irindi. Rero icyo nshaka kuvuga ikintu nkomaza gusoma amakuru njyewe ababyeyi bifata abana ngo babagire victim. Noneho murinda nkuba nawita nk'Imana cyangwa amasengesho. Urumva iyo abantu babiri batakozanyijeho wenda installation itarimo Imana babyara ki victim. Ariko iyo wakoze ibintu byiza nta nubwo itara ribigenderamo kabisa. Yes, icyo nicyo nababwira ku bantu bumvisha ubwo barangije ko ubundi abo ubwenge bakuyemo ibyabo. Hari umuntu wavuze ngo inama nziza no kutumva inama iyo yose. Kutumva inama iyo yose ni byiza cyane, nawe ntiyumviye. Nanjye uzamumbwirire gutyo uzamubwira ngo arundi wavuze ngo nawe ntuzumviye. Ese gadura bizi man, uriya njya nkunda kuvuga ngo biragoye kumvisha umuntu icyo ni ukuvuga ngo njyewe aricyo nshaka ko wumva, ariko biragoye kumvisha umuntu icyo ushaka ko yumva ariko afite icyo ashaka kumva. Kimwe mu bikorwa bidashoboka ngo gukangura umuntu wisinzirije biravunana cyane kuko aba kumva nyine umukangura kumva akahita ngo amabondo byuka nabondo ndi kurya mwana ndacyarya nose gizene nose nta kujugona kandi wowe wishinjirije so warusinziriye. Nishinjirije nyine turagukanguye rero. Hoye bo tugeze kuri Nyamabondo mugiye inama y'ubuzima nabakugira inama y'ubuzima. Na nama y'ubuzima nagira Nyamabondo. Ubuzima yabonye burahagiye ako kantu rate nimba ari inama arayiza ahubwo yayingira. Nyamabondo mugira inama rero cyangwa igitekerezo cyangwa azi ubwenge aritwararitse arabahunze. Arabazi na ibyo nyine birahagije kuba uri hano
ni ukuvuga ngo ni ngombwa bavuga ngo iyo umuntu amajije kumenya agaciro ke cyangwa amajije kumenya uko ahagaze atura ukwe ariko God ndagira ngo atuzane n'amazi yo kunywa amana zana amazi maremare ya Nili ndagira ngo dutekereze icyaduteza imbere muri buno buzima turimo zana amazi maremare umva gusa ko numva nongeye nshonje man tumva nongeye nshonje man nuko iyo mvuze cyane ndasonza zaturumva ngo niba dufite aba master planner tukagira abakta tukagira abantu nyine babajyanama nkuko twe turi kubivuga ruguru hari ikintu twageraho kwipowe gake cyane buriya umuntu w'umuhubutsi ntago akunda kugera ku bintu abashaka kubigeraho yihuse ariko iyo ugiye gake n'ubu ngubu Gadi arambwira ati Kagarara ari ku ishuri ni ugutegereza weekend cyane uranyine ko yari yarambwiye Gadi ariko uyu nguyu yaba ari umuhubutsi aba yararitashye yavuga ati ibyo byiciro n'ibishaka yari kuhita araraje ati jewe muri hehe ngo mpabasanga so rero icyo kintu cyo gufata ibintu ugafata initiative mu buzima bwawe kandi hari ahantu ugera baguseka dusuza wa muntu watanze comment agatumubwira ngo amahoro y'Imana abane nabo nakabeza inyamabondo niyo mutwa oya ukoresheje indi account atari yindi njyewe rero nshyizeho iyo nanditse hahita hazaho umutwe wanjye ubu nuza kubura kuri Ama G The Black nanditse ngo ndi uwa mbere urahita ubona igisura cyanjye hari ikintu wagezeho abantu baguseka ngubu cyane njye mba nabibonye kumbwira ngo barabahunze nicyo ngicyo ubundi ikintu cyose umuntu agezeho ntabwo ujya uburamo umuheta reka nkubwire akantu Gade njyewe sibyo wiza kumbwira ngo ndurukara kuko ndabizi kukurusha ugira miruwari wawe ngira miruwari nireba mu gitondo na nimugoroba iyo mbishatse ndireba yewe reka tuvugire kuvugana telefone ni nuzani nayo ni miruwari ndanireba ndifotora nkanireba we nuza kumbwira ngo ururukara ibiki n'ibiki nge ndiyizi bro njyewe uretse maze mbarabure njyewe nakuze abantu bambwira ngo ibi ngibi ntabwo uzabigeraho ubwo buzima nakuriyemo baracyabivuga na n'ubu ngubu baracyabivuga umva ariko genda undebera hariya mu kabati ikintu cya danje I don't care I'm just focus my future urumva nje mba ndi kureba future yanjye tu yazaza hanjye uko nujya gufata no kuvuga ngo niba ndi Kagande kuvuga ati ndimo ndareba imbere hanjye kagejeje muri nakubwiye ngo ntabwo uzambwira ngo ca mu bihuru ndimo ndabona umuhanda muzima ntabwo nagucamo ibyo bihuru ntabwo nabicamo ndimo ndabona umuhanda ukambwira ngo uca ntabwo bibaho ari ngombwa ko ariyo nzira gutaba yes right now turimo wenda turi guhasoringa biri kugenda gutya na gutya ibintu reka mbabwire ibintu ni bibiri nindapfa vuba kazafatwa vuba c'est tout mukire wanje ni Gadi mukire wanje na Ama G The Black Gadi wansuye ingoma ayiwe dore ubundi nje mu Rwanda mfite abakire bangahe kuvuga ngo batangiye guhomba amenye ko Kenisoro na ati ndaje mbabwira abakire banje sinzi niba uri bubavugeho Kenisoro na Element sekira se burayavunyira Kagarara nuko kiba kimeze se ndamwana wawe iriya ni indirimbo Iwan ibintu byo kuvuga ngo abantu ntago kazafatwa oji ama kuki muhaye kino gikombe iki gikombe nuko Kagarara numvishe hip hop ikaze bya danje ahubwo babwire platforms zawe bagende nimba hatakibaho amarushanwa yo gutanga ibikombe ngenda kiguhaye kuko ni icyayi birabitangwa ntago mbyemera kubera iki kuko atari ibyanjye sinzi ko ntanga ibyanjye nose kimuhaye waragitsindiye wowe ugize kugitsindira bakiguha mu Rwanda hip hop iki giki nicyo wegukanye uri umuha hip hop wa mbere nagitwaye ba Riderman nagitwaye abahanzi bose b'abaraperi n'abapoli bakiriho n'abapoli bose iki ngiki
ubu ni Kagara rugifite hari ikindi kabura kimuremeye Kagara reka ndebe kanubu ku kiba kiremereye none se niyihe mpamvu uhisemo kukimuhereza ukavuga ati reka yakubwiye ngo hari igihe kazafatwa biratinda bigashira kera jewe kuba naragifashe iyo 7 ndayifite ariko nawe agifate abasha uze karyo ko kwanditswe n'amazina y'Imana Kagara yarigize ngo ni umugeri mbo jewe sintegura kanza gato ariko numvishe hip hop we man ni mama rozana hano man ntagakine n'ibintu umuntu anakuremeye unashoje wakijana mu nyumba ibi bintu ntugakire nabyo kuko ntago amaji uramuremeye wowe urya iboro ntago bizi umva gadi ajyana shonje yajyana mu nyumba bakigura muri kopa Kagara ni iki nyine wabwira amaji uguhaye igikombe yafasha ari umuntu wa mbere mu Rwanda mbo papa agifataho kugira ngo akigumane kizabe nk'amateka kuri we ngo gifate kuko mbonye ko urenze muri hip hop ni ukuvuga ngo ibi bintu nyine man ngewe reka manze mvuge muri buno buryo n'introducing nka buno buryo nje ubundi ngihurana amaji bwa mbere nyine ngewe ubundi sinzi iyo nahuye n'umuntu nyine nkabona n'umuntu wa danje sinjya nkunda gusaragurika ndapwa ariko muri mayindi nyine mbamze ngo babitse ngo ura muntu man narenze n'ibiki byose urumva mbona ukuvuga ngo kuba kino gikombe rero akimpaye right now ni ukuvuga ngo nanjye ni motivation ampaye urumva iyo mubyago yese akakubwira ngo ino suka ndayiguhaye ni courage akubwiye ngo ugende uhinge ikintu uri kucyumva iyo mubyago yese akakubwira ngo ati isuka ndayiguhaye direct ikintu utekereza isuka ntago ifata ngo yishira musahani utamire ugiye guhinga ibintu bizagera gute nta namato bizera ni ukuvuga ngo iyi ni motivation big motivation impamvu mba nkubwiye ibyo bintu nuko nigeze kunyura mu buzima bw'abantu bakambwira ko bitazemera man aiwa noneho ababimbwiye benshi icyo gikombe narakira ariko iki gikombe ni si igiso gikomera kuri ndirimbo imwe waririmbye ngo mu n'inyama n'amaraso cyangwa mu n'iki murimo cyane imwe waririmbye ngo rimbwa imbwa sifata ibikombe none se yo aiwe oya Kagara kandi mwana bira bintu intebe y'ishuri jya ubabwira ariko gereka mbarabure nanababwiza ukuri bino bintu bazabyumva ngewe nta muntu first of all ageze amahirwe yo kuvukira mu gihugu gifite peaceful umutekano igihugu gifite abayobozi bayobora fresh niba nageze ayo mahirwe ni ukuvuga ngo izo opportunity nta kuzipfusha ubusa reka mbabwire ngo nta muntu n'umwe uzegera unca intege ahubwo ndakomeje urugendo rwanjye ubonye na motivation cika intege I never be far down bro ubonye na motivation rega I have potential for fighting urumva nta kintu gishobora kuba cyakitambika mu first of all niga first of all mbere na mbere indirimbo yitwa nguki iriya wari uri kunyumva irandirimbo hariya kazafa irandirimbo yitwa Inkotanyi irandirimbo yitwa Inkotanyi abantu bajya kuri YouTube channel turi inkotanyi zo ku mutima turi inkotanyi zo mu maraso barebe ibihangano bya Kagarara ikindi mukomeze mukore subscribe kuri Kigali News Channel Amaji the Black Official mukomeze muduhe comment tumenye ibyo ari byo hose umutako live abagene bakora na Kagarara Kingdom ari filime za bamushaka guseka mumaze iminsi mwara udaseka nzikurikirana ngewe nakuze saba OG mwakoze cyane rero sawa rero kandi nawe gadi